Hi guys, it's me Mojeni Florence, the one who studied in Solo town, Sesame Primary School. Mbatangarije ko ufite umuririmbyi Benjamin mukozi w'Imana, mwana uvugira Imana, Mana yanjye sinzi uko nababwira, ariko uyu mwana asenga umwana mwiza, tujye tumukurikirana, indirimbo ze zifite amavuta ateye ubwoba. Mureke tujye twumva indirimbo ze, tumushyigikire mu buryo bwose, muri gukora subscribe, like. Umwana mwiza kuva kera akiri muto, umwana usenga, akunda kuririmba, akunda guhimbariza Imana, ni classmate wanjye. Mujye mureka tumukurikirane, umva ubutumwa bwiza, afite amavuta y'Imana muvamo. Tumushyigikire mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo kumuzamura, mu buryo bwose uko washobozwa n'Imana kose. Ntacyo bitwaye ko twamuzamura tukamukura hari hasi tukamugeza hejuru. Impuguro zirakenewe, gukora subscribe, byose birakenewe kuri we. Nukuri mureka tumutera inkunga twese. N'umwana mwiza, umwana ukunda gusenga, umwana ukiri mutoya, umwana ufite amavuta y'Imana. Haleluya. Nukuri bizanezeza cyane umutima wanjye. Gusa ngiye muzi kuva kera akiri muto, ari umwana mwiza. Yego, murakoze.